nongeye kuguhereza ikaze Sibomana. Murakoze. Ngira ngo nyuma y'iminsi myinshi abafana bawe batubwiye ati kabisa tuzanire Sibomana Emmanuel. Ngira ngo ufite ibintu byinshi urimo urakora, gusa kuri uno munsi wahisemo kuduhereza ikiganiro iminota mike kuri twifashishije telefone. Yego. Ngira ngo Sibomana Emmanuel uri umwe mu banyarwanda bafite abaforowazi bagera kuri miliyoni. Ibi bikorwa na bakeya. Umuntu ashobora kwibaza ese Sibomana Emmanuel abikesha iki kugira ngo yigarurire urubuga rwa Instagram rukunzwe n'urubyiruko hano mu Rwanda? Mbikesha gukora cyane, no gukora cyane birumvikana mu nguni zose. Ikintu iyo ukoze cyane nubwo biba bitoroshye ari byo bitanga umusaruro. Ariko nanone ikindi mbikesha ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwatuzaniye ikoranabuhanga kandi bugahora bushishikariza urubyiruko gushyiramo imbaraga. Urazi ko igihugu cyacu kirimo kiratera imbere muri Afurika mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kandi igihugu cyacu gitanga amahirwe angana ku rubyiruko. Rero umuntu yikoreramo, leta yahaye urubyiruko kwishyura ukizana mu rugo. Rero ayo mahirwe igihugu cyaduhaye nayo abyaje umusaruro. Ariko nanone ntabwo ari ibintu bapfa gutoragura mu muhanda. Mbikesha nanone ni ya leta y'u Rwanda n'ubundi nk'umubyeyi batuzaniye, baduhaye amahugurwa binyuze mu cyago cyitwa ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Media High Council. Ubu ntikiriho ku bufatanye na Rwanda Media Commission, NIC, USAID n'ibindi bigo bitandukanye. Badushakira aba-expert cyangwa se abantu b'inzobere mu bijyanye na social media. Ubu ni mu mwaka wa 2017. Baduha amahugurwa y'ukuntu wakoresha social media mu buryo bwakubyarira umusaruro ukabonamo amafaranga, uburyo byagutunga. Batubwira ibyaha bihakorerwa, ibyo umuntu agomba kwirinda kuba mu mutego. Rero mbikora nk'umuntu wabyigiye, nkamenya ngo ni ryari bapostinga, ese ni ibiki bapostinga, ni ibiki bikurura abaforowazi n'ibintu nk'ibyo. Ariko urumva ndashimira leta y'u Rwanda, nkashimira itangazamakuru ryagiye ririmo ibiganiro, nkayina mentioninga Instagram yanjye. Bamwe bati ko mbivuga kenshi batazi icyo ngamije ariko bakanseka, ariko nari nzi icyo ngamije. Ubu nagiye nkoresha ama-t-shirt nkandikaho Instagram yanjye, nkayaha abakunzi banjye, no wenda amikoro atatumye nkora ama-t-shirt menshi. Nari ngiye no gukoresha udupfukamunwa, ariko mbona ko byatuma ubwandu bwiyongera, ndabihagarika. Rero haba hari uburyo bwinshi cyane. Ngira ngo Sibomana Emmanuel, ariko ufite abaforowazi bagera kuri miliyoni imwe abamukurikira ku rubuga rwa Instagram. Ngira ngo ushobora kugira nk'inama urubyiruko, kuko ngira ngo benshi bazi ko gukoresha social media ari ugutwika, kandi wowe uri umwe mu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga kandi zikabinjiriza, kuko uri umwe mu batunzwe no kuba bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Njye ntabwo bicaye ku ruhande, kuko nizo zintunze, kuko deja ubu nta kazi k'ukwezi ngira. Kandi si uko nakabuze mu itangazamakuru nkora, wenda nk'ikiganiro nkora kuri televiziyo ariko nkagikora rimwe mu cyumweru, nabwo nijoro amasaha 2. Rero akazi k'ukwezi ntabwo njya ngakora, kuko si uko nabuze akazi. To be honest, akazi ko nagiye mu itangazamakuru sinabura ahantu nkora, kandi hari n'aho bamamagaye, ariko ntabwo binyura ko bituma ntisanzura muri hasi ya social media ndimo. Rero urwo rubyiruko ikintu kimbabaza cyane kikababaza ni ukuntu urubyiruko rutabyaza umusaruro amahirwe igihugu cyacu kiduha ku bintu bigendanye mu nguni zose. Nanjye nibanda muri social media no mu ikoranabuhanga, mu myidagaduro, kandi ugasanga turahora dutaka ngo nta mafaranga dufite. Yego koko mu rubyiruko harimo ubushomeri, ariko se na ya make tubona tuyakoresha gute? Kuko usanga urubyiruko rwinshi bafite smartphone, bahora bareba amasitati ya WhatsApp n'iki. nk'ubu ngubu ngewe ndi umuntu mbaho mu buzima bwose. Reka mfate nk'ubuzima bwo gutega bisi. Iyo ufashe zino bisi zidutega muri Kigali, ukava mu mujyi ukajya Remera, ukajya Kimironko, ukajya Kagugu, ukajya mu nguni zose wajyamo, 90% nushaka navuze bikora ubushakashatsi, 90% y'abantu bari muri iyo bisi baba bafite smartphone. Ubwo ndimo navuga urubyiruko, abasore, abakobwa, abagore, abagabo, abenshi 90% baba bari kureba amasitati abantu bashyize ku masitati ya WhatsApp. nawe uzakobwa ubushakashatsi. Rero icyo ngicyo kiguhisha kuvuga ngo nubwo bavuga ngo
twateye imbere mu ikoranabuhanga ariko se ni bande bari kubyaza umusaruro iryo koranabuhanga kwa benshi ahubwo bari kudepansa amafaranga atari bwinjire ko njyewe logique yanjye nimba nguze bando bakamajiga 10 nta 5,900 icyo yomba kumenya ngashwango ayo mafaranga nta 5,900 izo jiga 10 zigomba gushira nibura zinyinjije nibura 20,30 zigomba kuyagaruza uko byenda kose ibyo ngibyo mbigaruza gute abantu namamariza kuri site ya WhatsApp uko ndarebwa cyane kuri Instagram kuri stories ariko ngo bakumeka ashaka amafaranga yagarutse ariko bagenzi banjye birambabaziye mbona basendinga amafaranga iyo internet iragurwa ntabwo itaragura mu nzira ndetse n'ikimenyimenye iyi konote uhita uva online so rero birabaziye badepansa amafaranga bakayasohora atinjira true story yagira ngo uyu ni Sibomana Emmanuel dukomeje kuganira hano ku murongo wa telefone akamuhereza nizere ko ukomeje kuryoherwa n'ibiganiro kugenda tukugezwa hano kuri Slash TV ngira ngo Sibomana Emmanuel nakunyuze mu ijambo abantu bakunze kwibaza ufite urundi Sibomana Emmanuel nk'abakunzi bakurikiye hano Slash TV bashaka kwibaza ati ese ni iki kintu kimwe cyangwa se tips ebyiri ushobora kugenderaho kugira ngo ube wabona abafollowers kuri Instagram cyangwa se n'izindi mbuga ube wazikoresha n'izikubyariza inyungu cyangwa se amafaranga uburyo bwo kubona abafollowers se kuri Instagram hari uburyo bwinshi butandukanye kuko urumva nubwo ndatubyita abafollowers cha followers urumva ni ururimi rw'amahanga twitije nicyo ngiza twitije mu kinyarwanda ko amagambo menshi yo mu kinyarwanda menshi na amatirano uvuze ipantaro ibyo fi kinyarwanda uvuze ishati fi kinyarwanda kugira ngo urabizi true story kabisa rero tuvuze ngo abafollowers nyine n'abayoboke n'abantu bagukurikira bakurikira ibyo ukora ubundi ni nk'abantu baba bakunda ibyo ukora noneho bakakanda ni follow kugira ngo bajye bareba ibyo ukora rero abo bantu kubakurura ntabwo biba byoroshye bisaba tekinike bisaba gushyiraho nyine gushaka ibintu upostinga bitabonetse byose ku buryo nyine bibakurura ku buryo umuntu wese uzajya abona ibyo wapostinze ajya avuga ati uyu muntu wapostinze aka kantu ubu utazapostinga kandi akagira gute akagufollowinga ibintu birenteza ko nupostinga ibintu biboringa birambirana n'abagufollowinga bazigendera n'abacyarufite bazigendera ikindi ugomba gukoresha ntuza hashtag ngira ngo ku batabizi ni ka kantu ka kego wandika ugakurikizaho nk'ijambo runaka urugero niba mpostinze ibintu bigendanye n'abahanzi ngomba kujya muri Google ukandikamo urugero niba yashyizemo ibintu by'abahanzi nkajya muri Google ukandikamo music hashtag 2023 bahita bazi kuzana ntabwo zuma kurenga 30 noneho wapostinga ikintu kinene n'abahanzi cyangwa imyidagaduro y'umuziki ugakora kopi ya za hashtag 30 kuya zirenze ntibishoboka ukazipostinga munsi ya caption yaherekeje yafoto ubundi icyo gihe bituma abantu batagufollowinga bareba ibintu wakoze byaba birenteresa agakora follow ikindi buriya ntabwo ari gupfa gupostinga hari amasaha yo gupostinga ayo masaha ni ayahe ibyo ngibyo mvuga ntabwo ari ibitekerezo byanjye ahubwo ni ibintu abahanga mu bya social media baba baragiye batangaza kugira ngo social media zirusheho gukomera bitewe na audience y'igihugu ushaka ko ibyo bikorwa byawe bigaragaramo ubwo urugero nimba ashaka ko abanyarwanda ibyo postinze birebwa n'abanyarwanda cyane bigenewe abanyarwanda ngo amasaha meza gupostinga ni 10:00 za mu gitondo 10:00 11:00 andi masaha meza ni 11:00 za nimugoroba andi masaha meza ni 2:00 z'ijoro 2:03 impamvu ni iyi 11:00 2:00 za mu gitondo ubushakashatsi bugaragaza ko nibura 90% y'abantu baba kuri social media bakanguka bahita bagira bakuri telefone ibintu byagiyeho ibyo ngibyo rero iyo umuntu akangutse umuntu ukoresha Instagram WhatsApp Twitter agomba arakanguka agasanga n'igiposting agahita abihingukiraho birumvikana 11:00 za nimugoroba abantu baba bavuye mu kazi bagataha bagira gute bagataha bareba ibintu bigire bitrendinga bagahingukira kuri poste zawe sangahe
saa 2:30 3 z'ijoro aba ari amasaha abantu baba bitegura kujya ku meza barimo bareba ibiri kuri telefone, abantu baba bitegura kujya kuryama. Rero ibyo ni ibintu bahita bahingukiraho. Nese urambwira ngo nupoze nk'ikintu saa 4 abantu bari busy mu kazi, kandi abantu benshi baba bari mu kazi babakenera gufata telefone kizarebwa n'abangaye, n'ahandi uzasanga nta like ziriho, usange abantu nyine wibaza impamvu. Kandi ikindi hanze ahangaha n'impamvu abantu batungura ubwenge, usanga abantu bose bigize ndigabo, bigize ko ari abantu bazi byose, n'uwamugira inama ntazumva, bose bibere muri video z'ibishegu, barabona internet bakirebera video z'abantu bambaye ubusa. Ntago watera imbere amafaranga ubona ya depense abantu bambaye ubusa, kandi na duke ufite wakagombye kududepansa ureba ibintu bikungura bigaburira ubwonko bwawe. ngira ngo Sibomana dusa nk'abari gusoza nk'abagana ku musozo. Nashaka kwibaza ngo ese ubundi Sibomana Emmanuel mu buzima bwa buri munsi, umunsi we ubupanze gute? Bihora bihindagurika, ntabwo ari ibintu biri routine. Ndabyuka mu gitondo, ndasenga njyewe ndi umukristo, nkiragiza Imana, ubundi ategura breakfast, kuko buriya abahanga mu kubaka umubiri barya cyane mu gitondo. Barya cyane mu gitondo, buriya saa 6 nubwo utarya ushobora no kubura umwanya kuri cyangwa amazi cyangwa fanta. Ibyo bya breakfast byarangira nkajya gutigita, noneho hari igihe nzindukira mu kazi runaka, nimba kuko ngenda kubera ko ntakora akazi k'ukwezi, nimba hari ikintu umufatanyabikorwa cyangwa se bonamamariza nagiye kudiringa nawe, nkajya kumureba nimba ari amasaha twihaye, cyangwa se ya masaha nkitegura nkambara nk'ugiye mu kazi. Ariko sinkajyemo, ariko nkagakora mu rugo, nkahita nata mashini nkakonekita internet, nkareba ibyo nkorera kuri computer yanjye. So rero amasaha muri iyi minsi yanjye ukuntu iteye bigeze hagati ya saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, nkita njya kuri piscine. Hari ahantu hoteli naguze abonema y'umwaka, ndimo ndiga koga, kandi umaze kumenya kureremba guforotinga. So rero bihora bihindagurika, ariko icyambere cyose no kwiha gahunda mu byo ukora byose. Ngira ngo uwo ni Sibomana Emmanuel kabisa wahisemo kuza kuba yatuganiriza nk'abakunzi ba yibutsa yuko kabisa ugomba gukora kugira ngo ujye urushaho kwibonera ibintu bigiye bitandukanye. Uwo ni Sibomana Emmanuel uri kugenda atugezaho ubuzima bwe bwawe. Ngira ngo Sibomana Emmanuel turimo tugana ku musozo, ushaka kugira nk'icyo wabwira? Warumwiye ni narindi kuvuga. Ushobora kugira ikintu wabwira nk'abakunzi bawe bagukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abagukurikirana ku mateleviziyo agiye atandukanye? Nibutse abantu ko imbuga nkoranyambaga nkoresha kuri Instagram ni Sibomana_Emma, kuri Twitter ni Sibomana_Emma, Facebook ni Sibomana Emmanuel. Ikindi bajya bagumye bagakora follow, bagasura imbuga nkoranyambaga zanjye, bashima ibyo mbapost nyirambaha, bagakora follow, babishima cyane kurushaho, bagasharinga mu nshuti zabo. Ikindi mpamagarira cyane urubyiruko, kuko nirwo nibandaho, ni ukubyaza umusaruro amahirwe leta yacu iduha, ntako itagize. Yatuzaniye abashoramari, iragendera diringa nabo, irabazana, batuzanira internet yihuta, batuzanira uburyo bwo kutwohereza kubona amatelefone. Tekereza ko n'ubu ngubu bigeze n'ahantu utakwitoza ngo nta telefone ufite ngo kuko ukennye. Urumva uragenda, hari amakampani maze iminsi mbona yamamaza, akubwira ati turaguha telefone uzayishyura umwaka wose. Ubwo se n'iki tuzire? Rero naguciye mu ijambo, izo ni kampani zikorera hano mu Rwanda, ni gahunda bita make, ntabwo izo kampani ngano mu kiganiro gusa, ni gahunda bita make, aho ugenda utanga amafaranga make ubundi bwo bakagwa. Rero ntabwo ibyo byose turabikesha leta yacu. Rero nta rwitwazo, ayo mahirwe turabyaza umusaruro mu bintu bitwinjiriza amafaranga. Ngira ngo n'umuntu utabasha kubibona, dusubije amaso mu bihe bya COVID-19, imirimo yose yarahagaze, ariko abantu basigaye bahanyanyaza
ni abantu bari online bashaka amafaranga kuri internet nubwo nabwo atabonekaga ariko ntabwo abantu bapfaga kimwe ntabwo inzara bakubitaga kimwe nubwo haje ibintu byo kuvuga ngo bararemera abantu ariko nibura umuntu afasha uwifashije rero urubyiruko rubyaza umusaruro aya mahirwe leta iduha birinde kureba izo video z'ibishegu simbuze ngo bareke kuzireba n'uburenganzira bwabo ariko ni amafaranga baguzemo internet bakwiye kureba video zirimo ubwenge bakareba ibintu abahanga bavuze kugira ngo bigaburire ubwonko bwabo naho nibagumya gutwarwa n'ibintu by'ibikozasoni bya video z'abambaye ubusa ntaho uzatera imbere nta hantu waza